ngo akubahe nawe urabanza ukiyubaha. None se ke mama ke ko yagusabye imbabazi uramubabarira? Ndamubabarira niyemera kuza yemeye inshingano zose zo mu rugo rwose pe. Zose wowe nta nshingano ikureba. Umugabo kuno ku munsi mukuru atigeze nabwo ati wowe nta nshingano ikureba. N'umugore utazakaza ko niho byahanda hera ngo amahira inkoko yose ngo nkayirya ndeba. Ngo nkayirya ndeba ngo yose ngo nkayirya ayicaye ndeba ngo habe no gukura ngo akangana gutya. Sivyo ukarya n'umugabo ubwo se aho ngo yarongowe n'umwana. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza rero mwese aho muri, ndetse mbifuriza umwaka mushya muhire dutangiye wa 2025. Nizere ko mumeze neza mwese aho muri. Muri iyi minsi nitaye ku muryango kwa mama Keza kubera ko muri iyi minsi nyine harimo utuntu tw'utubazo kandi tugomba gukemuka. Tugomba gutangira umwaka nta bibazo dufitanye n'imiryango yacu, ahubwo byarakemutse. Mama Keza ngo hayi ikaze rero. Murakoze kunyakira. Muri iyi minsi ufite umunaniro ugiye kubyara? Oya. Muri iyi minsi usigaye ugaragara nk'umuntu ufite intege nkeya. Oya, zigomba kuba nkeya kuko iyo hari undi muntu utwaye ubu mutwaye ntago wahorana intege nk'izo wari ufite mbere. Tugwaye ikaze nawe mama. Murakoze. Mumeze mutese? Tumeze neza. Murakomeye. Wa munsi wageze urabyibuka ko ubushize wambwiye ngo nzaguhuze n'umukazana. Umukazana wawe nabahuje. Namubonye umukazana wanjye. Rwose urashaka kumugira inama? Umukazana wanjye. Umuntu abanyemuri ko miyake bazo umukazana w'umuntu. Meze neza. Umeze neza. Ndashima Imana kuba yatumye ndangiza umwaka nawe ndimo nkaba nangiye. Ni byiza rwose. Ariko umwaka rero utangiye nabo mbabariza umwana sheri wanjye. Waretse kumbabariza umwana koko. Ese ugira ngo niwe ubabaye wenyine? Oya, nanjye mba mbabaye buriya. Ese ugira ngo mu rugo iyo hari ikibazo kirimo hababara umuntu umwe? Araho wabibonye mwese murababara. Ari we arababaye nanjye ndababaye. Mwana wanjye rero mama Keza umukazana wanjye nawe waba ari umwana wanjye. Mama Keza none se umugore w'umwana wanjye ubu nawe n'umwana wanjye. Mama Ke mbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi y'amagambo nakubwiye ubushize. Ndabizi neza ko atagushimishije. Ni ukuri nta kibazo. Narakwandagaje, naragututse, ariko mwana wanjye ntago nari ngamije kugira ngo nkubabaze, ahubwo nari nzi neza ko uriya mwana ari kumbeshya koko. Ariko naganiriye n'umwana wanjye nsanga yaragusariye. Mwana ugera hambwira ngo aziyahura natakubona. Koko se urumva uriya mwana wamuhaye iki? Uriya mwana wamukoreye iki cyatumye umwana yarambwiye ngo natakubona aziyahura? Ngaho ibaze. None se koko nibyo ubagahinda kandi iyo turi kumwe bambwira ngo nakazi kawe ngo byemere cyangwa ngo byihorere katabimbwira neza se. Umwana nagiye gutangira amafaranga y'ishuri ngo musubize mu ishuri akabyanga, akambwira ati ngewe ntago nakwiga, ati ngewe ndi umugabo wa mama Keza, ati kandi nintabona mama Keza ati genzi yahura mama. Ibaza umwana kugira ngo atinyuka ambwire gutyo, nanjye rega ubu nasaze. Niyo mpamvu nabwiye Keza ngo akunshakire. Kandi ni muri kumwana atandukanye. Ndakwinginze garura umwana mu rugo, garura umugabo mu rugo. Ese ninjye umugarura mu rugo, ubwo niwe wakigaruye mu rugo nyine akamenya inshingano z'urugo. Erega umuhungu wawe Napfuye iki mu byukuri? Umuhungu wawe nyine ubuse n'ubwa mbere mbikubwiye ko nta kintu abashije koko. Kandi nabwiye ngo arashoboye akazi kose arakazi. Nicyo cyambere ariyemera, nicyo kibazo. Icyo cyambere garakura. Gukura kuza ngo abizi kubi.
none si ibyo ngibyo bitunga urugo ibyo se barabirya kandi ngarabigufasha. none se ntanaguhahira mama ke ubusaba ko mvuge ngo iki wenda reka nkwereke sibyo wenda turi babiri mu rugo sibyo uwaguye igihumbi ngo njye nawe tukirye saa sita nimugoroba wagihahisha mwibarize nawe nk'umubyeyi wagihahisha tukarya saa sita nimugoroba ntago bishoboka none se nyine ubwo nawe mbwira noneho ubwo wenda azanye icyo cyatanu cyangwa reka tuvuge bibiri ariko rero mwana yahahishe rero reka nkubwize ukuri ubwo yo ntiyaba yabonye none se buri munsi niko gukubita icyo gihumbi cyangwa icyatanu cyangwa bibiri yego ntago ajya abona na bitanu ngo abigukubite cyangwa 10 meruka amafaranga yiwe agurisha telefone tuyakugura imyenda y'umwana nabwo kandi twaguze twenda dukeya andi turayahahisha sibyo niyo mafaranga aheruka kuvuga ngo mu rugo koko turariye uhita ufata umwanzuro wo kumwanga ntago iyo ndi kubimubwira nakubeshye pe abambwira ngo ubwo ngo ngiye ngo njya nkuwicariye umuntu ngo nago maga ngo nago nemera ariko we yatubwiye ko aribwo bushobozi abafite ubwo bushobozi bwo guteka ibiryo nibivemo uhora mu madeni kuri butike utazi ngo uzayishyura ute buriya hari ukuntu uba ufite ubushobozi bukeya yego ndabyemera sibyo aho ukavuga ngo uyu munsi ndajya kuri butike bankope ariko nzahanu nzakura amafaranga yo kwishyura rero mama ke uzi kujya kuri butike utazi ngo aya mafaranga kuri butike wenda mbashyiriye igihumbi andi barayankopye andi nzayakura iyo mihangayiko umuntu ahorana mama ke zirikana ko uriya mwana mwashakanye ari umunyeshuri nta kazi afite ariko ubu ngubu ngo ahagaze neza afite akazi ngo ahagaze neza afite akazi ngo arenda no guhembwa nayazane kandi ako kazi se ko atakagize tubana ubu ngubu koko niko gafite yarakabonye pe yarakabonye ngo agiye kuzajya ahembwa 150 mu kwezi arabeshya ariko nyamara nibyo ntago umwana wabeshya ariko ikigaragara nuko yambeshya nawe akakubeshya nase byo simukunda nukuri isubireho ngomba kumusohora kuko njyewe mwana wanjye atazaniyahura nunge nuwo nwite nawe mutunge ubwo sibyo bintu ndabishoboye kuko muri umujyi wa Kigali hari umugore ukigira uyu mugogoro ngize ukuri ubu none se ko yabonye akazi nongere mbigusubiriremo yabonye akazi ngizi niba gafite nubundi wabibwirwa n'iki se ko mutabana wabibwirwa n'iki nyine ko mutari kubana kandi mukaba mutari no kuvugana yarakubwiye ati mbabarira basi ndisubiraho ndikosora ikindi uriya musore aragira ati njyewe ndahaha pe ahubwo nshobora kuba mpaha nabi cyangwa ngahisha amafaranga make atamunyuze cyangwa ngaha ibiryo umugore wanjye atakubona ariko nawe aragira ati nimba mbonye bibiri nkabizanira umugore ngahahe nkaba mbona igihumbi nkabizanira agasinda uriya mwana hanyuma umugabo we yabonye akazi gafatika ngo yarandahiye ngakorera amafaranga pe yarambwiye ngo nzabikubwira urumva ko akigushaka nanjye ndamushaka rega ahubwo nuko nyine nta kintu atanga cyatunga umugore n'umwana noneho wenda aracyagaburira indi imwe da noneho ntihajyaho n'umwana umwana akeneye amata umwana akeneye imbuto urumva bizagenda bite yabonye akazi inshuti yanjye umugabo wawe yabonye akazi ndabizi neza ubu se yambeshya akabeshya keza akazi buriya iyo wemeye kubana n'umuntu kandi wemeye kubana nawe ubizi neza ko nta kazi agira niba yarakabuze akaba atagafite musangire nyine ibyo afite ahubwo mufatanye gushakisha ikindi kintu cyo gukora muri vizi ibyo bintu bibaho erega mama keza bishyize hamwe nta kintu kibananira uri muzima ufite amaboko abiri n'undi nawe afite amaboko abiri ni muzima nimwishyira hamwe mukunga ubumwe nzi neza ko ubundi erega ibintu ntabwo ari byo byubaka urugo rwubakwa n'urukundo wemera ko ndamutse wenda ndwaye nkaryama tudashobora kurya azanye icyo gihumbi nari bashe kujya kukubwira umuntu wo kuri butike ngo byongere nzashaka amafaranga nkwishyure
twarya icya mbere kuri butike ntibamuzi ngo wenda we yajyayo, ntabwo bamuzi. Ntiyagenda ngo ababwire ngo yagenda akavuga ngo mama Keza arantumye se. none se ntibyakumvikana avuze ngo mama Keza arantumye, yenda akanaguhamagara kuri telefone nyiri butike. nyine nawe umva ubwo buzima. Mva nyine nkubwire, Kandi buri ntabwo munsi ibintu nyumva, mbabarira unyumve, ntabwo ibintu ari byo byubaka urugo. Icya mbere ni ubwumvikane n'urukundo. kandi mwana banye ubizi ko nta kazi, yari anabizi yuko nta kazi afite, wari ubizi ko ari umunyeshuri icya mbere avuye mu ubanza ishuri. ubyemere, ntabwo nari mbizi kandi ibyo nabiguhakaniye, kandi nawe yakusobanuye neza ko atigeze abimbwira. none se mwabanye ubizi ubona afite akazi? Ikindi cya mbere njyewe ntabwo njye nawe twabanye, sibyo? Yawe mukuru we yaramwirukanye, niba yarabuze ahandi ho kujya aza mu rugo nk'uko twakundanaga, mwakira gutyo. none se mukuru we yamwirukanye atari ukubera wowe? None se niba yaramwirukanye kubera ngenda bizi cy'imiryango, nawe ntabwo yigeze anabingiramo detaye ngo ambwire ngo gutya, ntabwo nigeze abimbwira. Gusa yarambwiye ngo bashwanye na mukuru we kandi abura n'ahandi yajya yisanzuye ngo aza mu rugo, araza mwakira gutyo. Numva rero njye ntabwo twigeze dupanga ngo dushyire detaye ngo turavuga ngo turabanye ngo kandi ngo ndabizi ko nta kazi ufite. Ibyo bintu rwose ntabwo twese tunabivugana. ubushize se ko wambwiraga yuko ngomba kumugira inama yo kubaka, ntabwo wari ubizi yuko ari umugabo wawe? kandi ari na muto izo nshingano zizamuka, ari na mutoye se, mutoye unanirwa gukora. none se ntakora, ayabonye akayakuzanira, niyo yabona 500 niyo yakoreye nyine 500 yakoze. none se yayatora mu muhanda? mubyeyi ntabwo nabishobora pe, ni ukuri ntabwo nashobora kwicwa n'inzara, nta rwose nakubeshye. erega urugo ntabwo ari urw'umugabo gusa, rwose ntabwo igihe umugabo nta kintu yabonye nawe ugomba kugira icyo ukora. ngo sinabwo byonyine umubwiye ngo amavuta yo kwisiga yashize ntabwo yabona amafaranga yagura. none se ajya kwiba? uzi ko hari igihe umuntu ashaka gukora ibyo udafite ubushobozi ukajya no kwiba, akajya kwiba ukumva bamukubise bamuciye umugongo cyane rwose. kubera ko urumva najye kwiba nashaka akazi akore. ese n'umunebwe kubusane kuby'umurenganya ngo nta kazi, niwe udashaka gukora. Ibyo simbizi, iyo gukora imwe n'imwe yajyaga ambwira ngo agiye mu kiraka. Icyo kiraka ntabwo yambwiraga ngo atera amarange. Amarange se bahembwa ngahe? Ariko uko biri kose biri hejuru y'amafaranga nk'ibihumbi 5 kuzamura, uko biri kose. Uko umuyeda asiga ahembwa ibihumbi 4, hari naho bamuhemba 5. Ubwo urumva umuntu utera amarange none ubwo ngubwo niba ibyo icyo kiraka cyo gutera irange wenda yakibonye, ni gutaza akaguhereza 5 ngo jya guhaha. Bamuhembye 5 se, bamuhembye 2. none se anywa inzoga? basi anywa inzoga se ni icyaha? nyine yenda ukaba ubabazwa nuko aba yayanywereye agataha yasinze, akaza nta posha ariko yasinze. ibyo bintu arabikora? Inzoga arayinywa ariko wenda washaka kuba adasinda cyane, ariko inzoga arayinywa. none haguha 5 yanyweye inzoga? uzi ko muri make ubundi uriya mugabo wawe azira ubukene. uzi ko hari ingo nyinshi zitandukana kubera ubukene, bibaho ibyo birezi. n'ubundi uyu nguyu ari kumuziza ubukene. none se mama ke urifuza iki? dukora iki? Njye ndifuza anunge we nta mafaranga ni we yare kuri kuyama namahire n'iki urifuza agenda bihahe ntacyo bitwaye, sibyo? abizane mbibone ntacyo bitwaye. urifuza agutunga ariko pana kukubwira ngo uyu munsi nese wowe uramugaye utogosheje ubunyobwa ngo neje utogose ubunyobwa nejo n'ubunyobwa nejo ubwo buzima ni wazapfa ahubwo. muri make haha nabi kutavuga se ko uyu munsi ashaka kukibona icyo gihumbi ejo kakibura. ubundi urumva hatarimo nese akora iki? nyine ikibazo birumvikana nawe kandi ntabwo yaba yayabonye ngo yakwime. erega buriya nawe ntabwo bitewe n'ukuntu mbona urukunda gukunda nawe yafite ntiyayakwima.
ntago yayamwima kuko uriya mwana yaramusariye akemera agata umuryango akemera akihakana nyina akemera agakora iki urumva umuntu atagukunda ahubwo nyine ni wa ahubwo nuko yakunze utamukunda amake ntago yakunze utamukunda wowe ufata uko ubishaka none si ubwo koko ufata umugabo ngo nuko Njyewe icyambere, ataguhaye 10 mbanze nkubwire umubyeyi wanjye rwose njyewe icyambere ntabwo namenyere kwicwa n'inzara umugore wihaye ibyo bintu ntabwo rwose mbimenyere ese ubundi igihe kitabonetse n'ubundi ko usanzwe warihaye kubera icyo utakwiha rero ikintu nanone nashoboye ni icyo ngicyo cyo gutunga umugabo wanjye ngo nubwo mutunge muri viziyo hari ahantu wabonye umugabo atunga umugore n'indongora nitunge se n'indongora ngutunge nawe nanjye nitunge koko ibyo bintu koko nicwe n'inzara ndi kumwe n'umugabo se none mu by'ukuri icyifuzo cyawe mbura amavuta ndi kumwe n'umugabo kuba mukunda ndamukunda pe nta n'icyabikuraho ariko ntabwo nakwicwa n'inzara nakubeshye pe none se ubushize ko yambwiye ko ngo wigeze kunywa ugasinda hanyuma wamara gusinda ukavuga ko inda atariye nibyo ibyo bintu ntabyo nzi ibyo bintu ntabyo nzi pe ubwo wasanga ari urwitwazo rwe cyangwa aho yabikuye simbizi aho ngaho aho hantu yabikuye azagenda bamusobanurire neza wenda wasanga bafite amakuru kundenza kandi ari wowe nyine none rega abantu hano hanze hari ahantu babikurira amakuru wasanga bafite ahantu bakuye ayo makuru nyako bukwe rero yajeje kukugira inama kugira ngo usubire no mu rugo aho nangira inama none icyo gukora none ibaze arangira inama ku muhungu usotanye gutekereza ko inda atari iye ni amagambo yumvise ariko ni amagambo ntayaha agaciro yaravuze ati narayumvise atariko ayo jye sinyaha agaciro bazamubwira n'ibindi ati jye sinyaha agaciro ati mama keza ndamukunda ati ndamutsirana mu buzima mama nakiyahura ibaze umuntu wavuze ngo urashaka kuzumva koko ko umugabo wawe yapfuye yiyahuye kubera wowe ko numva nawe baba babyegereje umutima cyane yarabeshya wana ntabwo yabikora ntabwo yabikora kandi iyo turi kumwe turi kuganira usanga ari kunshitinga umwana wanyanze ndi nyina naramureze nkamuruhana urumva akanyanga ndi nyina kubera wowe nuko twese dukundana akanga umuryango kubera wowe twese turakundana ni keya utanga bimeze bite keya se arayibona atayibona se ubwo arayibona atayibona ntabwo tuzayimuhera ariko njye ku giti cyanjye nkurikije ukuntu ni umugabo ugomba kumwubaha nk'umugabo ariko nawe ntabwo icyo cyubahiro nawe akiha ubundi cya mbere umuntu kugira ngo akubahe nawe urabanza ukiyubaha none se ke mama ke ko yagusabye imbabazi uramubabarira ndamubabarira niyemera kuza yemeye inshingano zose zo mu rugo rwose pe zose wowe nta nshingano ikureba umugabo no ku munsi mukuru atigeze ntabwo ateye wowe nta nshingano ikureba inshingano zo mu rugo zose niwe zireba gusa nyine noneho urashaka ngo ajye azana 1000 nanjye nzana ikindi uburinganire ni iki se si uburinganire se yabanje akantunga se oya erega umuntu utungwa ni umuntu umugaye kandi ntabwo umugaye njye maze kunanirwa nkeneye kuruhuka nkeneye umuntu unyitaho nese ubu numara kumwirukana uritabwaho nande ubu uritabwaho nande jya utandukanya kumenya ngo uri kumwe n'umuntu noneho no kuba utari kumwe n'umuntu sibyo noneho ubwo turi kumwe n'umuntu ngiye nese amafaranga uyakura he sibyo noneho undi noneho ubwo nawe turi kumwe turicaranye mu nzu ko muyabura muri babiri kwitaho nawe mwitaho wowe ubwawe wasigara wenyine ukayabona uyakura
none se ubundi ayo mafaranga azana njye n'ayanjye shyiraho nkahaha cyangwa ibyo afata kuri butike uzamubaze niba ajya byishyura. nyine ubu ngubu uri kuyakura. Ayo mafaranga atanga agenda agahindukira akajya kwishyura no kuri butike ibyo nikopesheje. ntijya umubwira cyangwa byinshi. icyo gihumbi azana kivamo ayo kwishyura inzu kubikora kubajije. cyangwa nyine ndakubaza ko uyabura muri kumwe wamwirukana ukayabona uyakura. nkabona n'ubundi ayo nashyiragaho n'ubundi ngenda yitungisha havuyeho inda yiwe. nyine uyakurayo kandi nta kazi ufite. ninde se wakubwiye ko nta kazi mfite? ukora iki mama ke? Kigali ni amahanga. Ubu umuntu agiye kurangura inyanya hano nta burungu uzigura. Ubu ngiye Kimisagara nkarangura imipira 2 ni nabura uyigura. Nta n'isaha yashira narabona uyigura. Kandi hakavaho amafaranga. Uyu mujyi wa Kigali uri mu tuzi twinshi. Abagira ngo yasanze nkora iki se? nawe ibaze kubana n'umugore utazakaza ko. Niho byahanda hera ngo amahira inkoko yose ngo nkayirya ndeba. Ngo nkayirya ndeba ngo yose ngo nkayirya ayicaye ndeba ngo habe no gukuraho ngakangana gutya. Sivyo na buryo karya n'umugore. Ubwo se aho ngo yarongowe n'umwana. Inkoko yose uyishishura kureba. Yose ngo nkayimara. Uvuga nkaho bitabaze. Ariko se reka mbanza nkubaze. Niyo waba uri umugore wa gifura ukonye binumva abantu babivuga. We watinyuka kurya inkoko umugabo yahashye utamuhaye? Ariko Imana iri hanga. Ubwo ngaho nyine mbwira nk'uwo mugabo mwiza gutyo urya ari uko umugore yahaye. Warangiza ngo ukamwirengagiza. Urasa nk'urya neza koko. Ariko mama ke hari akantu ngiye maze kubona. Ushaka kuba nta mahirwe ufite mu bagabo. Ashaka kuba ufite amahirwe make mu gushaka nyine. Ubwo ahura n'abagabo babi gusa. Urumva bose baranirana. Ari uwo yakunze we ntaba mukunda. Ari ubo bakundanye birangira gutya. Byashoboka ari gihe wasanga amura n'utari uwanjye. Imana niyo ibigenda. Niyo ibizi ngo bizagenda bizagenda kugira ngo ure n'uwawe. Uva mu bana ujye mu bantu. Ujye mu basaza. Hindura icyiciro. Niko bimeze. Abasaza buze ujye mu cyiciro cyawe. None se koko umwana wanjye wemeye ko aziyahura di? Reka tuve muri ibyo. Ako yiyahura agiye katagenda. Yagenda asize umwana wese akajya. Yajya. Ubundi ko umwana utari gutuma mu biruhande wa mubyeyi we. Amubiri wa Ubwo ikintu kiri gusabwa mama. Uragira ngo umere nk'uko ejo bundi yambwiye ngo abazunguza umutwe. Nk'uko yawujunguje. Ntaye nk'ibyo bintu ntabwo mbanza ikintu bisobanura. Uri kumva ma? Ikintu kuzunguza umutwe nyine ni ugutekereza utuzi dutandukanye akora. Ngaho mu kiyede avuye mu kiyede agiye mu gifunda agiye gusiga irangi avuye gusiga irangi yikoreye imizigo avuye kugira ngo anezeze mama keza. Uzi ako kazi aramutse agakora yanatunga urugo neza. Ni ukuri uko umuyede uhembwa 4,000 mwahahisha 3 igihumbi mugashaka itsinda muzamugishyiramo kikazajya kigenda kibagoboka. Rero umenya ko ako kazi ntako. Cyonse cyo yabonye akazi. Niba yakabonye nyine nabinyereka ko yakabonye. Ubundi mama keza kumubwira ngo arabikwereka gute? Atabona amafaranga. Ntabwo mbambishaka. Nyine arabimwereka ate batabana yaramubuze. Umwana ko yamubuze. Ejo bundi ntago twahuye. Nayabona uzamumagara. Ahubwo nabona akazi ndabona rero uzajya guhembwa. Yajya ahembwa naye. Cyo nyene erega nukubaho. Kandi nkabaho na bintu binjagarika mu mutwe. Akajagari. Ntabyo gutekereza ngo mfite umugabo ari ku munsi ashaka gutaha nta kinazima. Niba ari akazi k'ukwezi yahembwa nta bintu byo guhangayika. Twahahiye ukwezi. Sibyo?
kandi ajya avuga ngo Mu gihe- ahaha agafuka k'umuceri kari aho n'akakawunga kari aho. yego ko ariko umugabo wahashye umufuka w'umuceri n'akawunga akaguha 1000 cyo ntago wagikuramo imboga, ntiwagenda ukagura ibishyimbo n'utuvuta n'uducyu ugacabiranya ukarya umuceri. Wareka aramanga 1000 ntago bivamo. None se mama ke Umuceri se uzi utunze ikintu abantu muri uyu mujyi wa Kigali. uzi ikintu ntekereje, genda shaka ko wubaka n'umwana wanjye, kandi nawe narangije kukwakira nk'umukazana wanjye. Amafaranga rero Uzi nyine ikintu ntekereje, ubu none aha tuvugana urashaka igishoro cyangahe ngo nkiguhe, nkigushakire, nkiguhe, nawe ugira icyo ukora mufatanye. Ariko nawe udakabije. nakabije. Keretse umuntu agiye akabanza agatekereza ku cyo agiye gukora, ni nacyo uhita upangira icyo uzayakoresha. Okay. Yego, kandi ntabwo ari ikintu umuntu ahita akubwira ako kanya ugahita umubwira uhubutse. Okay. Ushaka umubwira uhubutse Noneho genda ugasanga utekereze. umubwiye ntabwo bivamo. Sibyo? Genda ugitekereze, Yego, kandi wiga wige umushinga Yego, utarengeje 500. Sibyo? kari make. 500 ntabwo ari make. Uyu mugore kandi Guzunguza imyenda ubundi uzunguza intoryi. ngo azunguza intoryi n'inyanya, none ngiye kumuremera ngo ni make. Komeza Wowe umbwire genda rata. utekereza agashinga gaciriritse katarengeje 500, igice cya miliyoni. Sibyo? Noneho ngewe mbafashe nyaguhe mugire icyo mukora, Ibyo ndabyemeye ntabwo. ariko ubane n'umwana wanjye. Sibyo? Nta kibazo ndabyemeye. Ariko ntibisobanuye ko bakuguze ntabwo ari igiciro cyo Ntabwo ariko nta nubwo bayamaye ngo mba ari njye uzajya utunga urugo gusa. Nawe agomba gukora. Mufatanye mukore. Yego. Mufatanye mukore nicyo nifuza. Ndifuza ko ejo cyangwa ejo bundi nzajya mbumvaho inkuru nziza, nkumva ko mwateye imbere, nkumva ko ejo mwateye imbere, mwaguze akamoto kari mu muhanda, nkumva ko ejo umwana yavutse mwamujyanye mu ishuri. Ibyo nibyo nshaka. Ndashaka ibyiza kuri mwebwe. Ibyo rwose ndabyemeye mubyeyi. Noneho genda wowe nawe mwicare kandi mushakane. Kandi Mama mubitekereze Keza, muri kumwe. ndakwinginze Babitekereze wongere uzabahuze nk'uko wari Naho wabahuje. bazihuze hano hagiye gutanga amafaranga kandi tudakeneye kapfuza. Niba umubyeyi avuze ati ndemera kugira ngo mupfe ubukene, ndemera kubafasha. Namwe mwicare ntugendere kuri ibyo urimo kuvuga kandi biki. Mwicare mwembi mutekereza akantu. Dutekereze icyo gukora mufatanyije. Ubutaha njye mbumvaho ikiza, byibura tuzongere kugaruka ahangaha twicaye aha twishimye tuvuga akantu kazima. Hari ibyo twagezeho. Kumva ko uyu mwaka tugomba kwinjirana impinduka. Tugomba gutangira umwaka wa Ukuntu 2025 ureba ari ibintu byiza gusa ushobora kuboza. gaciriritse. Ntabwo wahita uvuga ngo ngiye gufungura kenkayori sekisa niba Oya ntabwo. urabaza mu tu business twose ukabaza abantu ko wumva gashoboka, nawe ushobora gushobora n'umugabo mwumvikanye. Hanyuma rwose ayo mafaranga niba koko umubyeyi abivuze buri kose azabikora. Oya Namwe nzabikora. nk'abantu bakuru muzajya mugenda mwongera kuko business ugenda wongeramo, ntabwo ukora ayo ngayo ngo simba ayo ngo wazicuruza. Hari icyo atakoze. Ibyo ndabyemera rwose. Nawe ufata umugabo neza. Ndabyemera. Wowe ntabwo njye mujujubye ariko. Kandi ikindi ushize yavuze yuko unywa inzoga nyinshi ugabanye. Ariko ntabyo inzoga. Ugabanye inzoga nyinshi. Nta nzoga reka rero nkubwire defo yiwe Niwanywaga uducupa 5 umwe kamwe. ntabyo uducupa 5. Aramutse aje agasaga akumva agahumuro kari kuvuga gusa. Kari kuguhumuraho. Ati tayari kabaye. Ikindi kandi Tuwanywera ukwihe. umugore utwite ntabwo n'inzoga nyinshi. Ariko usi Nubwo ntabwo. anywa Erega uyu ni mukuru arabizi. Ubususu ntabwo ari umukobwa ni muto. Si n'ubukuru gusa. Arabizi. Si n'ubukuru. Ubwo yabikora abizi. Ashobora no kuba ari mukuru ariko akaba atabizi. Sibyo?
inzoga umuntu umugore utwite ntanywa inzoga anywa amata mu kigo cy'inzoga ujya ugura amata yego pe anywa amata umwana wawe akure neza mu nda yego umwuzukuru wanjye azavuka asa neza abyibushye afite umubiri mwiza. ngaho rero igisubizo twari dufite nako ikibazo cyari gihari ahanini wari ufite bisa naho gikemutse ngabaze mu bashya ngaho mbabarira byibura ugira ikintu ubwira umugabo wawe. jewe umugabo wanjye ndamukunda pe ikintu dupfa ni icyo ngicyo kandi nakibabwiye rero gikemutse ni ukuri kubana neza njye nawe ni ukuri rwose ngiye kubigenza uko ngiye kugashaka wowe bitekerezeho uzampamagare kuri telefone yanjye hanyuma numara kumpamagara njyewe nzayakoherereza kuri mobile money yawe sibyo yego rwose sawa sawa rwose ndabyemeye. reka tugushimire mama nawe gira ijambo ubwira umukazana wawe. yewe ikintu mbwira umukazana wanjye ndamukunda nk'uko umwana wanjye aramukunda nanjye nta mpamvu yo kutamukunda sibyo mukaza nta mpamvu yo kutagukunda ngomba kugukunda kuko umwana wanjye yaragusariye pe bwa mbere sinagukundaga ariko noneho kubera umwana wanjye nanjye naragukunze ni ukuri ikindi urimo uratwungurira umwana wacu niyo mpamvu ngomba no kugukunda reka ngomba no kubona ko kuzukuru kameze neza. reka mbashimire mwese mama Keza ndagushimira kuba wemeye ko hari icyo ugiye gukora ndetse n'umubyeyi ndamushimira ko yemeye kubunga. reka twizere ko uyu mwaka turi bubone ingamba nshya mwongera mukaba umuryango umwana akavuka neza ameze neza nta n'ikibazo. reka dusoreze hano twasubira mu kiganiro.